aha rero turareba ese mugore niba uvuye mu rugo iwanyu uje gushaka umugabo uje gushaka ibyishimo cyangwa se uje gushaka ibyo utigeze ubona iwanyu wararyaga warambaraga ntacyo wari ubuze ariko waje uje gushaka iki ariko uyu munsi niba ugeze mu buriri niba uri kumwe n'uwo mwashakanye utangira umutera umugongo utangira umutera inkokora zo mu buriri utangire urara umutuka ugira gute umutera imigeri birababaje kandi biteye agahinda ntago umugore ukwiriye kuri utera umugabo ngo yagukora ngo nta bushake mfite ngo ntabyo nshaka ngo ngewe ngo uri murambangamira arakubangamira iki wajuje gukora iki rero najya mubwire ngo birashoboka ko ari wowe ubyitera kuko urumva niba uvuga ngo nta bushake ugira kuki ntabwo ufite niba nyine ari uburwayi wivuze cyangwa se niba ari utanamushaka nabyo birashoboka ubimubwira uti ntago ngushaka ariko niba uzi neza ko ari uburwayi ukumva nyine ntago ugira ibyishimo niba ubundi umugore yakagombye kugira ubushake akagira ibyishimo akagira aya mavangingo akanezeza umugabo we ariko niba ntabyo wibonaho akaba ari nabyo bigutera gutera inkokora umugabo wawe shakisha uburyo wivuza hari abagore benshi bajya bavuga ngo ni bamukagatare ngo barumye ngo nibiki byose urabizi ko bikuriho urabizi ko ibyo byabavuga ngo namavangi ngo ntabyuzi urabizi ko ubwo bushake ntabwuzi ntabwo ujye ubona nibyo wigeze ubona mu buzima bwawe hari abajya baza kundavuga ati ngiye ntabyo nzi nabyumva gutyo gusa abandi bagore babivuga kuki wowe utabishakisha ngo ubibone kuki wakumvura aho ngaho gusa ukumva warya ukaryama ukabyara ukagira gute bikarangira umugabo arahora abikubwira buri munsi ati wagerageje ukivuza wagerageje ugashakisha uburyo wamera nk'abandi ariko wowe nta kintu witayeho kuko nyine wumva ntacyo bikubwiye ariko urimo urabangamira uwo mwashakanye niyo mpamvu usanga urimo gusanga induru zirimo kuvuga mu buriri niyo mpamvu usanga umunezero warabuze niyo mpamvu usanga ibyishimo by'abashakanye ntabyo urasanga rwose umugabo n'umugore bari mu nzira aragenda ariko nta munezero kuko hari byamaze kwangirikira hari bari mu bikorwa runaka bari mu mirimo baracuruza baragira gute ariko nta munezero bafite kubera ko baragera hariya mu buriri nta munezero niba ariho uturuka akaba ari nta uriyo ni ukuvuga ngo birababaje cyane reka nshimire n'abagabo nabo ndabafasha rwose ndetse cyane ku rwego rukomeye abagabo babugira ibibazo byo kubura ubushake ukabura ubushake ukaba warazengurutse ahantu hose nta hantu utigeze ugera nta hantu utageze wivuza ukora ibishoboka byose byaranze aba bagabo ndabashimira cyane avuga ati reka nze ko bajya bampamagara kambwira ati nagiye ahantu henshi hatandukanye nafashe imiti nafashe ibintu byinshi nagize amafaranga yanshizeho akambwira ati koko uranyizeza gute ko mbona abantu bose byabananiye ko mbona nagifashe ibintu bitandukanye bikaba byaranze barakize bafite ibibazo byo kurangiza vuba ukakora rwose babandi b'iminota cyangwa se amasogonda umuntu aravuga ati ngewe ni amasogonda ni umunota umwe ngahita ndangiza ndavuga ati ngiye nta bushake ngira nshobora kumara n'icyumweru nshobora kumara n'ukwezi nshobora kumara n'umwaka byaranze abo bose barimo baraza bagakira uyu akaba afite umuti yaguha ubwo bushake bukaza nagende waba ufite ikibazo mu gutera akabariro urangiza vuba warabaswe no kwikinisha umugore akaba yarakwinubye waba se uri umugore ariko inshingano zo mu gitanda zikaba zarakunaniye uribwa umugongo cyane nta mavangingo ndetse nta n'ububobere ufite Shangazi Dativa wamamaye ku isi hose ubu nawe wamubona byoroshye yewe namwe mufitanye ibibazo mu ngo yababera umujyanama mwiza cyane abakobwa n'abadamu namwe mutagiye mu rubohero namwe ibyo abibafashamo mu kanya nk'ako guhumbya umuhanga muze akora abamumenye baramwirahira wamwandikira kuri WhatsApp ukabanza karongo ko guteranya 250 783 441 825 aho waba uri hose ku isi aragufasha ndetse imiti ikakugeraho ku giciro nk'icy'umuneke. Shangazi Dativa, igisubizo kuri twese. Ari byukuri nambwa tishanga nta kintu nakwima igihe cyose uzumva ubishaka uzahamagare nagari hafi yaba ari hafi yaje tukamuha yari yabinyemera twose nanaza nkaza atanga ikiganiro ngaragara arambwira ati igihe cyose muzamufite akanya muri mu kiganiro muzamuhamagara nzatanga ubuhamya umva rero sinzi na twamuhamagara kuko nari musabye. Hello? Iriwe neza? Iriwe. Nitwa Janvier ndi kuri televiziyo yitwa Masenge TV. Yego. Uri live. Yego nta kibazo. Nagira nkwibarize tubazo ngatungahe niba mwabitwemerera. Yego atumbaza nta kibazo. Uri mu bantu
bafashijwe n'amasenge nk'uko yabitubwiye cyangwa se shangazi. Yego shangazi ndamuzi yaramfashije cyane. Ese byashoboka ko wakwivuga izina cyangwa ntabwo ari ngombwa turyorere? Oya si ngombwa, icyangombwa wenda n'ikiri bumbaze ndumva icyo cyangombwa cyane. Ese uza kureba shangazi wari urwaye iki, wafashwe ute, byaraje kugenda bite? Shangazi nza kumureba nka gutya umuntu ajya kuri YouTube areba amakuru atandukanye. Yego. Ubona ko n'ibyo akora ko afasha abagabo batagira ubushake. Yego. Kubera ko yaciyeho igihe ndeba abantu benshi nabo nahuye nabo nihuza barenga nka 5. Yego. Icyo ni ikiganiro cye nacyo nyica amazi ndabona ibingibi ni nk'abandi ndabona ntacyo byamarira. Yego. Ariko bya gukurikirana ndeba n'ikindi ndeba nk'ibiganiro bye nka 3 ndabona ntabikone. Uyu shangazi ntiyaruta abo nagiye kureba wenda ko nagiye henshi ntawapfa ahazapfa kumureba wenda ko hari icyo byatanga. Yego, ko atameze nk'abandi njya numva. Ubwo byari amabura cyenda ariko kuri njyewe numvaga n'ubundi bitakora narayakiriye. Yego. Ndavuga ariko ntiwapfa kugerageza nawe nkamureba. Ubwo buryo naje kumureba amamuti ndawufata mbwira uko mbigenza ndabikurikiza cyane kuko numvaga mbese bitakunda cyangwa ngo bishoboke nyine, ariko ndabikurikiza uko yabimbwiye ko ngomba kuwufata. Yego. Ndawufata bitangira kuza bitaramuhamagara rwose bukeye ndabona byahindutse uko nabaga meze. Ese wenda tutaguciye mu ijambo watubwira icyo wari urwaye? Ni ukubura ubushake. Yego, ufite ikibazo cyo kubura ubushake. Ariko hagati aho urumva kureba abo bandi byarangaga nkifatira ibinini. Yego. Ziyagara batagira ngo ni ibinini n'ubyumva batagira ngo ni ibinini ibyo ari byo byose bitera ubushake nawe urabyumva. Ndabyumva. Ubona bifashe imyaka myinshi hafi 3 hari. Yego. Ubwo umuti uramfasha biraza ubushake buraza nahitaga muhamagara rwose byahindutse ndabona umuti urimo umfasha ni rwose nabishimwe numvaga agiye kuri njye bitakunda hari ko nta bushake bwakongera kugaruka. Harya wari umaze igihe kingana iki, imyaka ingahe urwaye? Nk'itatu ngo nakoreshaga ibinini waga muri iyo myaka yose. Ako byaranze n'ubundi. N'undi mu birageza nk'aho ubihaga naho ntihagire n'icyo bimarira. Yego. Yego. None ubu ngubu nyuma yaho umaze gufatira umuti wa shangazi naguraga nk'ujya kugura rwose ikise nk'ibintu biri koronike nk'umuntu ufata imiti iri koronike ufite indwara iri koronike. Yego ndabibona. Ni muri ubwo buryo nanjye naguraga ipaki nyinshi naguraga kamwe. Yego. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu aho wafatiye uwo muti ubu ngubu mu rugo bimeze neza? Ni sawa cyane rwose. Madamu arishimye nta mishi iharangwa? Ntariwe rwose ibintu ni sawa. Murakoze cyane rero nta byinshi wenda twababaza nubwo buhamya tuba dushaka gusangiza abantu kugira ngo tubashe kureba niba koko ese ibintu shangazi avuga cyangwa akora bitandukanye n'iby'abamamyi babandi twumva hano hanze, ya miti bavuga ngo fata zo Viagra nk'izo wafashe, fata imiti isanzwe ariyo yose. Wenda waba umeze nkanjye ufite impungenge wagiye henshi bikanga. Yego. Namugane rwose kuko nanjye byari bingeze kuri n'ibinini biranagira bitera ikivungeri. Bifata kenshi ubona ari ingaruka bigira ingaruka cyane. Ubu ngubu se wenda ugereranyije Viagra uko wayifataga ugakora ukagereranya n'ubu ngubu umuti wa shangazi, kandi nkubwira ko aho zari zigeze n'umubiri wari warazihaze ntacyo byari bikimara nabyo. Ubu ngubu byuza amasaha nk'angahe rwose urayakubita ukayashyira hariya? Nta kibazo ubu ngubu kandi. Murakoze cyane inshuti yacu. Yego namwe murakoze ndabashimiye. Sawa sawa. Shanga ibintu rero umuti warakoze. Urumva ko ibintu bimeze neza cyane rwose kuko urumva ngira ngo abantu benshi barabyumvishe
uyu muntu yaje rwose bikomeye cyane ambwira ati shangazi yaragiye no kubireka rwose avuga ati rwose mbabarira nafashe imiti myinshi gusa nari nje kugira ngo nkurebe tuganire nkubwire uko ibibazo bimeze atari ko ibyo uri bumpe koko biri buti ibyo nagiye mfata nibiye arawufata ujyana nyine ashidikanya avuga ati n'ubundi byose ni kimwe n'ibindi byose ariko nyuma arampamagara ambwira ati shangazi warakoze aho rero niho tuboneraho kubwira abantu nk'uko nawe bivuze bumva ko iyo uvuze ngo turavura dufasha abantu bafite ibibazo urabona ibi bintu byabaye rusange abantu bose umuntu wese tuvure kurangiza vuba ubushake biki ugasanga umuntu wese nibyo bintu abantu biga kuvura abagira gute nibyo babamo umuntu akagenda agafata umuti agatanga amafaranga ye 20,000 10,000 ari nawe niye 5 kuko bavuga ati reka ngutangiye na 5 kuko nzi ko nta kintu uzamumarira urumva bagafata imiti hirya no hino sinshatse kuvuga ko wenda abantu bose ariko batavura ariko abenshi bagenda bangeraho bagiye bambwira bati rwose nta kintu byatumariye rero mbonera kubwira abantu bashobora kumva wenda iki nk'iki kugira ngo bifashe n'abandi kandi bikaba ari ukuri uyu rero ngira ngo yaba igihamya cy'abandi n'abandi bose bagiye batandukanye arababwira ati rwose igihe cyose umushakira uzajya utubwira tutanguha bifite n'abandi benshi uyu n'umwe hari n'undi wenda tuzahamagara n'abandi tuzakomeza kugenda uko tugenda turushaho kugenda dukora ibiganiro tugenda tuhamagara bagenda baduha ubuhamya kugira ngo abantu barusheho kubyizera kuko ari umuntu ahamagara akambwira ati nabyizera gute banze umpe nibura umuntu wakize tubanze turebe twabyizera gute ko bitameze nk'iby'abandi ko tuzi ko abantu bose babeshya yego hakaba unyemera nkavuga ati muhe nomero zanyu nk'ubu uyu nguyu ndabizi ko umuntu uzakenera nomero ze azazibona rwose rwose urumva ko ari proud ewana ibintu niba kuko arakoreshaga Viagra umubiri ukagera ukamenyera ukaba igiti wabaye igiti kandi Viagra ubu akaba ari umuntu w'umugabo utinga kujya kuri social media akavuga icyo kintu akavuga ati ubu ngubu rwose abamugana bamugane ibyo akora birize ni umugabo wiyubashye ni umugabo ufite akazi ke ntabwo ari uko ngo wamuhaye amafaranga kugira ngo akunde kwamamariza yambwa ati ngewe kurikije ibyo nkoreye nzabibwira abantu kugira ngo bamenye ko ibintu byawe byizewe kandi bikora rwose yego shangazi rero ntabwo twazinutse tuje kuvuga byinshi kuko ibyinshi barabizi